Yes, inshuti bakunzi bacano Denezevari TV muraho neza amahoro y'Imana bane namwe ndabakunda cyane kandi ndabishimiye 5 nkuko mubibona rero ahangaha twongeye tubazanira wa mushyitsi wakataraboneka cyangwa kadasumbwa ngira ngo ku bantu baherutse kureba kuri video ye mwaramubonye kabisa aho yari yatanze ubuhamya avuga ati haraho Imana yankuye hari naho ingejeje rero nkuko muri kubibona ngira ngo reka atangire nanone yongera twibwira ariko wowe utari umuzi ibuka gukanda subscribe like na comment no kumushayiringa hanyuma rero nkuko mubibona ndabona uyu munsi yaje yabukereye kabisa aha rero reka dutangire agira ate atwibwira uraho neza yes ashimwe gerageza kuzamurijwe amakuru aha uyu munsi rero ndi kubona kabisa wongeye kugirira icyizere abakunzi ba channel Denezevari TV ugarutse ubukereye aha urabyishimiye cyane ukimara kubona ko abakunzi ba channel Denezevari TV bagukurikiranye niki kintu wakoze warishimye byagenze gute narishimye cyane mbasira n'umugisha ku Mana wabasabiye umugisha cyane aha uyu munsi rero ndi kukeka wazanye kabisa agashya kagiye gatandukanye hanyuma se channel Denezevari TV urayikunda ndayikunda cyane utese ndayikunda kubera ko habaho n'abantu bakunda Imana na channel Denezevari TV urayemera hanyuma se niki Denezevari TV yaba yaraguhaye byibuze kugira ngo ubashe kuyikunda cyangwa kuyamamariza nuko hariho twumva ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana tukumva riratunyuze hakaba hariho abantu benshi bakunda kuva mu byaha bitewe nuko bakunda kumva ijambo ryiza urushya nyine akumva akajyaho akaruhuka nyine hariho ijambo rinyura umutima Denezevari TV rero ubu wabaye umunyamuryango wabo cyane aha hanyuma se ko ndi kubona usa n'ufite akantu ka badge ako kantu nagaki ko ndi kubona kabisa afite amatsiko yo gushaka kukamenya ako kantu wakereka abakunzi ba channel Denezevari TV bakamenya nagaki yebwo nakabereka iyo ni badge ndabona ufite badge ncuma imbere turore dere ngiyi ngo se bayirebe reka turebe ndabona ni Denezevari TV aha inyuma yayo hameze hateze dere ko hameze Denezevari TV urayicuritse aho ngaho Denezevari TV igira n'amabaji irayagira cyane ko yateye imbere cyane katurebe kubera Imana kabisa uri umwambasaderi wa Denezevari TV wayambara rero ukatubwira noneho iyo baji kabisa wakwambara noneho ukatubwira ibyari bikuzanye uyu munsi kuri channel Denezevari TV aha ndabona kabisa abakunzi ba Denezevari TV nkuko muri kubibona yambaye baji kabisa ya Denezevari TV araberewe aguwe neza aha nkuko mumubona rero ngira ngo muri kubona yuko Denezevari TV ndi kuyibona hariya Imana y'amahoro iguhe umugisha mwinshi cyane hanyuma rero ngaho tubwire ku gashya watuzaniye uyu munsi banze suhuze abakunzi ba channel Denezevari TV ubundi nurangiza ubibwire hanyuma none wari abantu bakumvisha cyane abumvisha ukuntu mu gihe cyashize waratuganirije tugaka Imana yagukuye kwa Makiriro Dubai mu bigirwamana n'ibisekuru by'iwanyu cyangwa n'ibisekuruza no muri za Nyabingi z'imigyango ubu noneho rero ubazaniye akahe gashya nagashya babwira yuko abantu banyumvishe Imana ibaha umugisha cyane buri rugero rwose rwagiye runyumva nabonye baranagukandiye subscribe Imana ibaha umugisha cyane nabo Imana yo mu ijuru bagirire neza mbazaniye agashya yuko rero na Imana itakura umuntu nayitamugeze ariko uziko nibutse ko no muri comment hari umuntu wayitanzemo ngo yarakubwe ngo nta hantu Imana itakura umuntu nta nahitamugeze nanjye rero niko gashya mbazaniye aka kanya kumva yuko nyine umuntu uri mu bibazo yumve ko na Imana itamukura umuntu nyine uri mu ngorane yumve ko na Imana itamukura nta nahitamugeze ngaho
rero gira gucya noneho ubanze usengera abakunzi ba Channel Denezevari TV, nabonye uri umwambasaderi wabo. Hanyuma rero noneho nurangiza ugire gute umwambasaderi, biba bivuze ko uri umukunzi wa channel, umuntu wabonye na badge. Umuntu wabonye na badge kabisa, ndabona kabisa birarenze. Hanyuma rero wagira gute, watubwira muri make, tangira usenga ubundi noneho ubwire abakunzi ba Channel Denezevari TV ibyakuzanye. Mana yacu, Mana nziza, urakomeye, urera, urakiranuka. Uri Imana Data ushobora byose. Urihagije mu isi no mu ijuru, urera Kristo. Muri kano kanya turi imbere y'ubwiza bwawe. Tukweretse abakunzi bacu bose bumva ijambo ryawe. Mwami Imana ubaha umugisha, kandi abadukurikiye bose ubarebe, izina ryo rihabwe icyubahiro kandi ubagirire neza. Mwami Imana rero turi imbere y'amaso y'aka kanya, bana natwe Kristo w'i Nazareti, ubane n'abagiye kutwumva, izina ryawe rihimbazwe. Mwami Imana rero muri kano kanya turakaguhariye mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma rero hari abakunzi benshi bari bafite amatsiko bagira batari ko se uyu ni umukobwa, ni umubyeyi, ni umufiyemere. Hari umuntu wegeze gukurikirana iyo video warongera arambaza, ariko ndavuga ati ese ntago wegeze wumva neza icyo ari cyo. Hanyuma rero ndavuga nti uriya muntu ari ku isoko, ibyo ari byo byose ntashobora kuba ari ku isoko y'umugisha. Naba naribeshye? Ntabwo wibeshye, ngende umufiyemeri. Utegereje Yesu. Utegereje ubutabazi bwa Yesu. Hanyuma noneho rero ubwo ni ukuvuga ngo uri no ku isoko y'umugisha. Nyiriho cyane rwose. Amen. Hanyuma rero noneho ubwo ndagira ngo ubanze utange nimero za telefone zawe. Wari wambwiye teriko rwose banyamakuru ba Channel Denezevari TV mujye mugerageza tutange n'akanimero kacu, ukeneye kutuvugisha, uduha inkunga cyangwa wumva yafashijwe n'ikiganiro, agenda tubwira muri comment uko bimeze. Ushobora kuyitubwira nta kibazo? Nayibabwira nta kibazo. Umuntu rero wumva wankurikiye kandi akumva yanyishimiye, akumva yafashijwe n'ijambo numvishe, namuha nimero yanjye wavuze. Yego. 0733 3 073 16 Yesu biremo. 0733 16 Hanyuma rero Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Ubwo ni ukuvuga ngo uri umukobwa w'umufiyemere uri ku isoko. Utegereje Yesu. Kabisa ndumva hari abantu bazaza gutera ivi, ndabizi neza. Hanyuma rero Imana ishimwe. Ngaho tugezeho kagashya watuzaniye uyu munsi. Hanyuma Imana y'amahoro iguhe umugisha mwinshi cyane. Yego, karibu rero kutubwira ku byiza waje ugize ute utuzaniye. Batangiza akaririmbo k'Imana. Ni indirimbo y'Imana. Yego. Kabafashe nanjye kafashe. Umuntu wese ukurikiye iki kiganiro indirimbo imufashe. Kandi nyine yumve ko Imana ntahitakura umuntu. Nabonye Imana itandukanye n'abantu. Reba abantu bayo ikamenya uko bameze, ikaza gukemura ikibazo cy'uwayitakiye. Nabonye Imana itandukanye n'abantu. Ireba abantu bayo ikamenya uko bameze, ikaza gukemura ikibazo cy'uwayitakiye. Nde wabasha kukuvutsa umugisha wawe, Imana yaguhaye ukivuka, ikakugira umwami ndetse n'igikomangoma, ikakugira umwami ndetse n'igikomangoma. Narebye Yesu utari mu buhungiro, yahunze bene se bamugiriye urwango. Imana imukurayo imugira umutware, abamwangaga nibo bamwakiriye. Narebye Yesu utari mu buhungiro, yahunze bene se bamugiriye urwango. Imana imukurayo imugira umutware, abamwangaga nibo bamwakiriye. Ninde wabasha kukuvutsa umugisha wawe, Imana yaguhaye ukivuka,
ikakugira umwami ndetse n'igikomangoma, ikakugira umwami ndetse n'igikomangoma. Nawe irakuzi hari n'ibyo yakubwiye, reka kwirwanirira kuko ntacyo wageraho. Ni Imana itibagirwa amasezerano, iraje igusubize ariko ntuzibagirwe. Nawe irakuzi hari n'ibyo yakubwiye, reka kwirwanirira kuko ntacyo wageraho. Ni Imana itibagirwa amasezerano, iraje igusubize ariko ntuzibagirwe. Iraje igusubize ariko ntuzibagirwe. Ninde wabashaka kuvutsa umugisha wawe Imana yaguhaye ukivuka, ikakugira umwami ndetse n'igikomangoma. Ikakugira umwami ndetse n'igikomangoma, ikakugira umwami ndetse n'igikomangoma. Amen, amen, amen. Ako karirimbo se kuki ukaturirimbiye? Aka karirimbo rero mpamvu nkaririmbye, nta muntu nkurikiye wese yumve ko nta muntu uzamubuza umugisha wiwe. Amen. Uko azaza ameze kose nta muntu uzamubuza umugisha wiwe. Icyo Imana yamuteguriye icyo azaba cyo. Aho Imana yateguye kuzamugeza izamugezayo. Umukobwa udukurikiye yumva ko Imana izamugirira neza. Amen. Umusore twumva yuko Imana izamugirira neza. Amen. Umubyeyi ko twumva yuko Imana izamugirira neza. Amen. Nta muntu n'uyu n'umwe uzamubuza umugisha wiwe. Amen. Rero niyo mpamvu indirimbo nyiririmbye kugira ngo abatwumva bose abakunzi bacu bose bumve ijambo ry'Imana bumve ko nta muntu n'uyu n'umwe uzamubuza umugisha wiwe. Amen. Imana bavura yisanye rero kugira ngo ibafashe nanjye ifashe, kuko nta muntu n'uyu n'umwe uzababuza umugisha wabo. Amen. Imana yagize ubateguriye. Amen. Nta muntu uzabagambirira kubagira nabi ngo Imana ibyemere, kuko Imana bagifuza ko izabagirira neza. Imana yacu ishimwe rero. Mubyeyi ko twumve ko Imana izamugirira neza. Nta Imana itakura umuntu ntahitanamugeza. Nta Imana itakura umuntu ntahitanamugeza. Mwumve yuko umuntu uri mu bibazo yumve ko nta Imana itazamukura itazanamugeza, izamukura mu bibazo imushyire mu bisubizo. Mubyeyi uri mu bibazo, umugabo uri mu bibazo, abarwaye indwara zitandukanye, Imana ikiza indwara zikomeye. Izaraniye abaganga, Imana niyo dogiteri wacu. Amen. Ikiza indwara nyinshi, izaraniye abadogiteri, Imana niyo ibyo ibishobora. Uwumva urwaye wese yumve ko Imana ikiza, yumve ko uyu munsi Imana iri bumukize mu izina rya Yesu. Amen. Umubyeyi ushonje yumve ko Imana umunsi iri bumugaburire mu izina rya Yesu. Amen. Aka kana duhagaze mu kwizera tuvuga ngo Imana ishobora byose, ntahitakura umuntu ntahitanamugeza. Haleluya. Rero niyo mpamvu muri kano kanya mpagaze aha ngaha mvuga ngo umuntu wese wumva afite umutima uhagaze ntureke guhagarara mu izina rya Yesu, kuko mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu utuvugira, kandi ngo ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, ngo mpamya ko izina ryacu riri ku mutima we, ubwo adapfa ntabwo tugipfuye. Umuntu uyu munsi uruhije n'uburwayi, uyu munsi wumve ko atagipfuye, kuko mu ijuru imbere y'Imana hari umuntu uri kumuvugira. Amen. Haleluya. Umuntu ufite wumva uruhijwe n'uburwayi butandukanye yumve ko mu ijuru imbere y'Imana dufite umuntu utuvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, duhamya ko izina ryacu riri ku mutima wiwe, ubwo adapfa ntabwo tugipfuye. Haleluya. Yesu ni twiza indwara zitandukanye rero. Ushobora kwihutira kujya mu bavuzi bakakubesha, barabesha ntibazabashuke, ahubwo Imana yacu nikiza indwara kandi ikazikura, ikabitesha agaciro. Nk'iyo ugiye mu bavuzi bakwaka amafaranga y'ubusa, ndetse bakwaka n'itungo rufite bakubesha, ariko Imana yacu ntabwo yaka ikiguzi. Nabazaniye kuvuga ngo bizere Imana yacu, bayihe icyizere, nayo Imana ikibagirire neza, kandi ndabyizeye ko izabagirira neza. Mpamvu muri kano kanya rero mbashyize imbere y'Imana kugira ngo Imana y'amahoro imanuke ibarwanirire. Umubyeyi kutwumva imanuke umurwanirire, umupfuye muri kutwumva imanuke imurwanirire, umupapa uri kutwumva imanuke umucire inzira. Yewe Yesu Imana ikibagirire neza n'ukuri. Imana imanuke ibarwanirire. Imana nigiye abaruhijwe n'ubukode, Imana nigenda ikabaha amazu yabo n'ukuri, Imana igibikora. Niyo mpamvu muri kano kana bazana icyizere mbabwira ngo nta Imana itakura umuntu ntahitanamugeza. Nta Imana itakura umuntu ntahitamugeza. Uko bimeze kose Imana izatugirira neza, uko bimeze kose Imana izaturengera. Ntabwo ari uko bizahora ku bategereje Yesu, ntabwo ari uko bizahora ku bategereje umwami n'umukiza, ntabwo ari uko bizahora. Igihe kizagira utabarwe, igihe kizagira ikurengere, igihe kizagira ikurwanirire, igihe kizagira nyine
nawe ujye mu bisubizo. Amen. Ntabwo uzahora ubabaye wowe ubabaye, ntabwo uzahorira wowe uri kurira. Imana iraje guhoza amarira mu izina rya Yesu, iraje kurwanira intambara mu izina rya Yesu, kuko Imana ni ishobora byose. Humura shika mukomere, uko mwijuru imbere y'Imana ufite umuntu ukuvugira, ni umukuru w'abatandi kandi yitwa Rukundo. Ntacyo uzaba mu izina rya Yesu. Muri kano kanya rero mbazanira icyizere mbabwira ngo ni muhumure, Yesu ari mu kazi. Amen. Mbazanira icyizere mbabwira ngo ni muhumure, Yesu ari mu kazi. Yesu ubasha kubyibushya bari bananutse, Yesu ubasha kwambika abatari bafite imyambaro, Yesu ubasha guca inzira aho zitari, Yesu ubasha gukura abantu bari bapfuye ikabasubiza ubuzima. Yego, ni ukuri nta Imana itakura umuntu bavana. Nibyo. Nimwizere Yesu gusa, Yesu azabagirira neza. Amen. Nimwizere Yesu azabagirira neza. Icyambere ni ugusenga, Imana ikaduha ubugingo. Haleluya. Kuko iby'isi byo ibona ko tubishaka, ariko n'ubugingo bwa mbere na mbere. Niyo mpamvu nababwira ngo rero icyizere nabazaniye nimugitakaze, ahubwo mukigumeho, mugihameho, uko Yesu ari mu kazi. Ari kureba atagira shinge na rugero, ari kureba ababa bifite ibibazo byagoranye, abafite abana badafite uniforme bazambara bagiye kwiga, ari kureba abafite babasha gusohoka mu nzu babuze kwishyurwa. Ni ukuri Yesu azaba araje abagirire neza. Ni muhumure, Yesu ari kutureba tutareba, ntago asinziriye, ntago ahunikiriye, arakanuka aramutse asinziriye kwasinzira ubutabyuka. Ariko Yesu ndababwira ukuri ko Yesu ari mu kazi. Amen. Yesu ari mu kazi kwa mubereye maso, kandi bamutegereje bihanganye. Ni ukuri ndababwira ukuri ko Yesu azi kubagirira neza. Ngaho rero ni muhumure, mutuze umutima, muhumure, musenge, mugume ku mwami n'umukiza, ntimumuveho, kuko utazamuvaho niwe muri no misi ugiye kugirirwa neza. Utazamuvaho niwe muri iyi minsi umuvuye mu mera ugiye gutabarwa. Utazamuvaho ni umubyeyi ugiye gutabarwa. Utazamuvaho ni ukuri arahiriwe. Haleluya. Niyo mpamvu rero mbwiye aka kanya bari kunyumva, mwubahe Yesu, mukunde Yesu. Ni inshuti idahemuka mu byago no mu makuba. Inshuti zakuvaho, ariko Yesu ntabwo yakuvaho. Inshuti zigiye Yesu asigara muri kumwe, ni ukuri. Kandi inshuti zigiye Yesu akuzanira izindi inshuti z'umugisha. Haleluya. Niyo mpamvu aka kanya mbabwiye rero abakurikiye Yesu, nimumuveho, nimurebe hirya no hino, ahubwo amaso yanyu muyahange Yesu, kuko ari ushobora byose. Amen. Imana yacu rero bagirire neza, ibaha umugisha, ikomeze kubarengera. Rero nasoza mbaririmbira akaririmbo k'Imana nanone. Nta kibazo, umwanya nuwawe. Ngiye kubyirira Imana rero kuko Imana ishobora byose. Ngiye gutambira Imana kuko akakanya nakabaye nacitse amaguru, akakanya nakabaye n'ukuri ngendera mu kagare, ariko Imana y'amahoro yarandwaniye, Imana y'amahoro yaranyimanye. Akanya abantu bari kunyumva aho yimanye bafashe tutambira Imana. Akanya amahoro Imana abantu yimanye n'ukuri, ikayimana mu kwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri kabimana, mubyumve neza, ukwa gatatu kabimana, ukwa kane kabimana, yewe Yesu kwa gatanu kabimana. Akakanya ko muri Yereza Imana icyubahiro ni cyayo. Yego. Niyo mpamvu ro muri kano kanya duhereza Imana, ukunda kubyinira Imana, kuko Imana Imana nayikunda, ikunda kuyo ihaye amaguru akayibyinira, Imana ikunda kubyinirwa. Amen. Mujye mukunda gutambira Imana, nimujya mu nzu y'Imana, munezererwa n'Imana mu mutima, mutambira Imana, muvugira Imana. N'ukuri Imana izabagirira neza. Imana izabakora ku cyavu bicashije n'ibikomangoma. Imana izabambika imyenda mutambaye. Imana n'ibijye bikora mu izina rya Yesu. Imana izabacira inzira, Imana izabarwanirira urugamba rukomeye rworoshye. Imana ibagirire neza, mugende muyibona kuko nabitwara yibone. Turacyayibonana n'ubu ngubu, tubona ku manywa na nijoro. N'ukuri ndizeye ko namwe inshuti muri kutwumva, Imana ibigaragarize mu izina rya Yesu. Ibarwanirira intambara, ibabere maso, ibiteho mu izina rya Yesu. Aho ababyeyi banyu bataba, Imana izihabe mu izina rya Yesu. Aho inshuti zitaba, Imana izihabe mu izina rya Yesu. Aho imiryango itari, Imana ihababere mu izina rya Yesu. Ndababwiye ngo Imana uyu munsi babere maso, uyu munsi zibagirire neza, uyu munsi zibarwanirira intambara, uyu munsi n'ukuri zikora igitangaza ku buzima bwawe. Amen. Aka kanya umuntu uri kutwumva wese, Imana izikora ibitangaza ku buzima bwe. Imana zihindura amateka, Imana zica inzira aho zitari. Imana igabanya imisonga, Imana ibagabanyiriza imisonga. Igabanya imisonga bariho, Imana ibacira inzira, ibarwanirire, ibabere maso. Nukuri aka kanya
mbwiye Imana ngo izi ibite. Amen. Amen. Imana yacu nishimwe. Ariko utarabyinira abakunzi ba Channel Denezevari TV, nabonye iyo badge mwambaye iriho ijambo ry'Imana. Nabonye iriho ijambo ry'Imana, niba narebye neza, riboneka muri Petero wa mbere igice cya mbere 13 kugeza 16. Nabonye handitseho ngo nimube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwajyaga kera mukirinjiji, ngo ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, ngo kuko byanditswe ngo muzababera kuko nayo ni iyera. Niyo ntego nyamukuru ya Denezevari TV. Denezevari TV, abakunzi ba Channel Denezevari TV bashobora kwibaza ngo mbese bisobanura iki? Iri ni ivugabutumwa rihindura abatuye isi bose. Imana ishimwe. Ngaho rero nibababera mu ngeso zabo zose. Mu ngeso zabo zose nibababera. Mu byo bakora bababera. Mu byo batekereza gukora bababera. Bakiranuke ku gato no ku kanini. Kuko mu ijuru imbere y'Imana nta muntu uzigera yandurisha ikibi. Ahubwo nibababera ku gato no ku kanini. Mu byo batekereza gukora bababera. Mu byo bazakora bababera. Mu bintu byose bahore arabera. Kuko Imana izagendana n'abera. Nuko inshuti zanjye Imana izagendana n'abera. Mwere mu mitima yanyu. Kuko Imana ireba mu mutima kandi ikunda umutima w'umuntu. Mwere mu mitima yanyu. Mu byo mukora, mu bacuruzi, mu mwere. Yewe nukuri mu byo mukora byose Imana yabaheshejemo umugisha, ni mwere mu byo mukora byose. Amen. Mukiranuke gato no ku kanini. Kuko Imana ikunda abakiranutsi. Imana yacu nishimwe. Nishimwe rero ushobora noneho kujya gute? Ushobora kubyina ako kadiho cyangwa se ukabyinira Imana, ubundi nayo yabireba ikagira ite ikanezerwa. Ndumva ntacyo bitwaye. Abakunzi ba Channel Denezevari TV, mbibutsa gukora subscribe, like na comment no gudusharinga. Hanyuma rero nyarukira muri shortisi urebe aka video ke mwizina